Imana isumba byose. Imana yakwemeje barabimenya, babimenya utabibabwiye. Haleluya, haleluya. Imana igendanye nawe ntabwo bisaba kwisobanura ibintu nk'igihumbi. Hoya. Haleluya. Uvuga ijambo rimwe Imana ikaba yahigere. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Hano ni kuri Nezerwa TV Rwanda. Nkuko bisanzwe dukunda kubagezaho ibiganiro by'iyobokamana. Dukunda kubabwira ngo Nezerwa TV irabakunda kandi ishaka guhora ibahuza na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Cyane ko dukunda kubaganiriza ku bantu mukunda kutwumva no kutureba. Tujya tubabwira ngo guhura na Yesu bugize umugisha, kuko iyo uhuye na Yesu nta gusiga uko yagusanze. Imana ishimwe cyane. Imana rero nibahereza umugisha. Muri kumwe na Niyonzima Vincent kuri Nezerwa TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dukomeza kubwira abantu bose baduteze amatwi kuri Nezerwa TV hariho ibintu byinshi byiza. Komeza kureba Nezerwa TV, ukora subscribe ndetse na like na comment ndetse na share kugira ngo ukomeze gutanga inkunga ku murimo w'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukugirira neza mu izina rya Yesu. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo Imana itagaragara ariko irahari. Yesu nashimwe. Ubundi abantu benshi bazi ko Imana abantu bayivuga ariko bikamera nkaho batayibona, itagaragara, bakumva ko ari iri kure, mbese kuyivuga mbese bisaba gushyiraho imbaraga nyinshi. Ariko Imana yacu ntabwo ituba kure, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iratwegereye kurusha imyenda twambaye. Yesu nashimwe cyane. Ubundi iyo wakiranutse, Bibiliya iravuga ngo amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi kandi n'amatwi ye ari kubyo basaba. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Imana yacu tugirire neza. Bisobanuye ngo Imana nyir'ururembo twerekezamo, iyo wakiranutse iguhozaho amaso, kuba kure. Wayihamagarira mu mutima, wayihamagara ubumbuye umunwa, Imana irakumva. Imana yacu tugirire neza. Tujye gusoma rero ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Noneho nitumara gusoma ijambo ry'Imana turiganireho. Imana yacu tugirire neza. Reka tubanze dusenga Imana nyir'ururembo twerekezamo kugira ngo itugirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko uri Imana ijya ibana natwe uko bukeye n'uko bwije, mu izina rya Yesu. Ukaturinda imigambi y'incakura mu izina rya Yesu. Ugatatanya inama z'abanzi tudahari. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero muri iki gitondo turi imbere y'ubwiza bwawe. Turaguhendahenze ngo ubane natwe, turi mu murimo wawe utugirire neza, kuko uyu muntu abaye mu byawe nawe ururuka ukaba mu bye. Izina ryawe nirihimbazwe. Reka rero utugirire neza, be mu ruhande rwacu, kuko uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turasoma ibice byaho bitatu ku murongo wa 25 ndetse na 26. Twumva iki ijambo ry'Imana rivugana natwe. Haranditse ngo, arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu muriro. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nubwo Imana yacu itagaragara ariko igize ite, irahari. Haleluya. Ndagira ngo mbwira abantu bose banteze amatwi barimo kunyumva, mbabwire ngo Uwiteka Imana ntabwo ari kure y'abantu be, ntabwo ari kure, ahubwo arabegereye, abahozaho amaso, ahora bategeye amatwi agira ngo yumve icyo bamubwira. Muririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo, murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora. Yesu nashimwe cyane. Imana rero ntiba kure y'umukiranutsi, n'umukiranutsi ntaba kure y'iki, y'Imana. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero iri jambo ry'Imana dusomye, tuvuze
tuvuze kuri ba Saduraka na Meshaki na Bedenego. Aba bahungu bari abakozi b'Imana isumba byose. Nubwo bari abakozi b'Imana isumba byose, ariko babanaga n'abantu badakorera Imana isumba byose. Babanaga n'abantu basenga ibigirwamana, batubaha Imana yo mu ijuru. Imana yacu tugirire neza. Ariko aba bahungu, kimwe mu bintu nabakundiye, ntabwo bahindutse cyangwa ngo bagende bahinduke kubera ibihe bari barimo. Imana yacu tugirire neza. Ntabwo baretse Imana yabo, ahubwo Imana yabo barayigumanye. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aririmba aravuga ngo ni byiza kugendana n'Imana. Eliya baragendanye, Imana iramugabira. Imana ishimwe cyane, dushimiye Imana, tujye tugendana nayo ntitureke ntiduhane. Imana ishimwe cyane. Abahungu bakomeza gutindana nabo, nayo irangije itindana nabo ibagirira neza. Ngo nuko babahungu rero bashyitse muri iki gihugu bafashe umwanzuro wo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Imana yacu tugirire neza. Baravuze ngo ibi biryo ntitwari tubimenyereye, iyi ngendo ntitwari tuyimenyereye, izi mvugo ntitwari tuzimenyereye. Ahari ibi bintu byatuma tutagira n'imishyikirano n'Imana yacu. Ndagira ngo mbabwire bene data, amasengesho yose wasenga udafitanye imishyikirano n'Imana nyir'ururembo twerekezamo, Imana data wa twese yo mu ijuru, aba ari ubusa. Ahubwo banza ushyikirane n'Imana, banza wiyunge n'Imana, maze isengesho ryawe Imana izaritega amatwi. Haleluya, haleluya. Hanyuma aba bahungu rero bagambira kutaziyandurisha. Reka mbabwire bene data, ntibisobanuye ko ako kantu Imana itakarebye. Utuntu twose Imana iratureba. Haleluya. Kuko Imana izitangira ikamenya n'iherezo ry'umuntu. Ngo nuko aba bahungu rero bagambira kutiyandurisha ibyo kurya. Bamaze kugambira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami w'i Babuloni, Imana irabareba, irabitegereza, ikomeza kubakunda, ikomeza kuvuga ngo nzabana namwe. Haleluya. Iyo ukoreye Imana akantu keza kayinezeza, Imana iranezerwa ku buryo ivuga ngo nzakomeza kubana nawe. Haleluya. Umugabo witwa Habakuki niwe wavuze amagambo meza, aravuga ngo naho imitini itatoha, inzabibu nizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, ngo nta kintu na kimwe cyamubuza kuramya Imana ye cyangwa se kubana n'Imana. Imana ishaka gukorana n'abantu b'abasirikare nyabasirikare, kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso. Ntabwo ishaka gukorana n'abasivili, ntabwo ishaka gukorana n'abademobo. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero aba bahungu baragambira baravuga ati ntabwo tuziyandurisha. Imana iravuga ati okay, haleluya. Hari ibintu byose dukorera Imana, Imana irabyandika. Ijambo ry'Imana rivuga ikiravuga ngo iyo abana b'Imana bateranye bakanezeza Imana, igitabo cy'urwibutso kirabumburwa, kikabumburirwa imbere y'Imana, ngo kikandikwamo. Haleluya. Bisobanuye ngo imirimo yose ukorera Imana ntabwo igipfa ubusa. Haleluya. Hanyuma abahungu rero bakomeza kwanga kwiyandurisha, ngo ndetse babwira warushinzwe kubagaburira, baramubwira ati nyabune jya utwihera utuzi ndetse n'udushyimbo. Arababwira ati hoya, mwananuka mukagaragara nabi maze umwami akazabimpora. Baramubwira ati hoya, dushingiye Imana yacu twamenye ni Imana ishobora byose, ni Imana idashobora bibiri, ni Imana idashobora bitatu, ahubwo yitwa ishobora byose. Ahubwo rero wowe biduhereze utugerageze iminsi mike. Imana ishimwe cyane. Utugerageze iminsi mike maze uzarebe, nubona tunanutse, nubona tutameze neza, uzaduhindurire dushyire ku izo nyama. Izo nyama zaterekereweho uzazidushyireho. Ariko Imana yacu izadushyigikira kuko dufite umugambi wo kutiyandurisha, kuko dufite umugambi wo kutayisuzuguza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma barangije ngo akajya bahereza utuzi, kabahereza n'utwo dushyimbo. Ntibarye kuri bya biryo by'umwami, ntibarye kuri za nyama z'umwami, ntibanywe kuri ji y'umwami, mbese ntibarye ku mbuto z'umwami, ariko bakirira twa dushyimbo, bakinywera na ya mazi, kugira ngo bakomeze kwibanira na nyir'ururembo twerekezamo neza. Haleluya. Hanyuma barangije aba bahungu, Imana irakomeza kubishimira, ngo ariko igihe kigeze ngo arabitegereza wa wundi ubashinzwe, ushinzwe kumenya imibereho yabo. Arebye kandi yabahaga utuzi n'udushyimbo, ngo abona bafite itoto, abona barabyibushye, abona bameze neza, abona mbese. Bisobanuye ngo Imana yacu ikora irebeye ku byo abantu bareba, igakora inanarebye ku byo abantu batareba. Ica inzira aho zitaba,
ishobora no kuzica aho ziri kandi ikazica n'aho zitagize zitari. Twebwe tureba ku bishoboka, ariko abantu ntabwo ariko Imana ntabwo ireba ku bigize bite, ku bishoboka. N'ibidashoboka ibikuramo ibigize bite, ibishoboka. Imana ishimwe. Hanyuma rero aba bahungu baguma muri iki gihugu, Imana ibagirira neza, ibana nabo, baba abanyabwenge. Nebukadinezari arabakunda, ibintu byose bigenda neza. Ngo ariko kubera Satani burya aratwanga, Satani adugirira ifuhe bene data. Ariko nasomye ijambo ry'Imana muri bice 42 muri Yobu murongo waho wa 2, harambwira ngo nzi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Umuhumure, nubwo Satani aturwanya, nubwo atwanga, ariko Imana idufite mu kiganza cyayo. Kuko Bibiliya bivuga neza, ikavuga ngo uwo yafashe mu kiganza ntawe uzamuvuvunuramo. Hanyuma aba bahungu rero igihe kiza kugera Satani, kubera ifuye rya Satani, ariko kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agaca, ngo noneho aba bahungu Satani abagirira ifuhe. Satani ategura urugamba rukomeye cyane, ariko dushimiye Imana yacu ibana natwe mu rugamba, rwaba rukomeye rwaba rworoheje, ariko ikabana natwe. Hanyuma rero noneho Nebukadinezari ngo ashinga igishushanyo mu kibaya cyitwa Dura, aracyubaka, bacyubaka neza, baragitegura, bagisiga amarangi, hajyaho amasima, baracyubaka neza, mbese baragiporotokora mu buryo busobanutse. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo kwitoza k'umubiri kugira inyungu nkeya, ariko kwitoza gukorera Imana, kwitoza kubana n'Imana bigira inyungu nyinshi. Yesu nashimwe cyane. Bene data, muze twegera Imana. Iyi si turimo nta kindi cyaguhumuriza, nta handi wabona ubuzima busesuye usibye kuba imbere y'Imana ishobora byose. Arangije rero amaze gushinga icyo gishushanyo mu kibaya cyitwa Dura, abantu bakibona nkaho nyine ari igishushanyo kiraho, ariko ntabwo iki gishushanyo cyari kizaniwe abantu bose bo mu iki gihugu, bari bose. Ariko Satani yari afite target kuri aba bakozi b'Imana. Imana yacu tugirire neza. Yutindana n'Imana kuko utazi iby'ejo. Ndagasubiramo, yutindana n'Imana nyir'ururembo. Haleluya. Hanyuma arangije Satani ngo Nebukadinezari aragishinga, amaze kugishinga ngo ategeka abantu bose ko baza kukiramya. Ashyiraho amabwiriza, aravuga ngo abantu nibumva inanga n'amababura n'amakondera bapfukamira icyo gishushanyo. Atanga itangazo, ariko aba bahungu barabyumva, baravuga ati twebwe ntibitureba kuko twarakijijwe. Haleluya. Twebwe twarakijijwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aba bahungu barangije bakomeza guhagarara ku bana yabo. Haleluya. Turagushimiye Uwiteka. Haleluya. Nanjye ndabyibutse wampagazeho. Haleluya. Mpagararaho cya gihe bigoye, mpagararaho cya gihe mbona bikomeye, ariko Uwiteka uzakomeza umpagarareho. Haleluya. Uzakomeza umpagarareho. Hanyuma mu kibaya cyitwa Dura ngo inanga n'amababura n'amakondera barabivuza. Igihe kigeze bamaze kubivuza, ngo abantu bose bari baje baturutse impande zitandukanye, ngo barangije banga, aba bahungu banga kubararira icyo gishushanyo. Yesu nashimwe cyane. Banga kubararira icyo gishushanyo. Haleluya. Banze kubararira icyo gishushanyo, ngo nuko abandi bantu bose bikubita hasi. Iyo usomye Bibiliya usanga nta wundi wigeze wanga kubararira igishushanyo cy'umwami keretse aba bahungu ba Saduraka na Meshaki na Bedenego, abakozi b'Imana isumba byose. Noneho barangije abari bashinzwe uwo muhango bajya gutanga raporo ku mwami, baramubwira ati ibintu byose byagenze neza, abantu bose bumvisha inanga n'amababura, tegeko ryawe bararyumvira, baramya cya gishushanyo rwose, barakiramya neza kandi bose bafite ubushake. Ariko rero hari abahungu batatu, bamwe babahani bwami, aribo Nebukadinezari,
baba hano ibwami kwa Nebukadinezari. Imana yacu tugirire neza. Aribo Saduraka na Meshaki na Abednego banze kunamira igishushanyo cyawe umwami, banze kumvira itegeko ryawe. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu twiteho. Ngo arangije Nebukadinezari azibiranwa n'uburakari, arabahamagara arababwira ngo ni iyihe mana, haleluya, yabakiza uburakari bwanjye, yabakiza amaboko yanjye. Ariko reka mbabwire bene data, dufite Imana ifite amaboko atari utuboko. Imana ishimwe, dufite Imana ifite gukiza mu biganza byayo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hanyuma arangije kubabwira ayo magambo, aba bahungu nabo bahita bamubwira ati natwe hari icyo dushaka kuvuga mu izina rya Yesu. Baramubwira ati tureke tuvuge. Arababwira ati ngaho nimuvuge, ninde wabashutse munsobanurire. Baramubwira ati umva umwami rero nyakubahwa Nebukadinezari, umwami turakubaha turakwemera, ariko kukubaha bizanamo gusuzugura Imana yacu, ntitwabyemera. Haleluya, ntindi twabyemera. Tuzi ko Imana yacu ishobora kudukiza, kandi naho itadukiza twebwe ntabwo twakunamira igishushanyo cy'umwami. Haleluya, haleluya, ntabwo twakunamira igishushanyo cy'umwami. Tuzi ko Imana yacu ishobora byose, tuzi ko Imana yacu igira neza bugacya bukira. Haleluya. Wowe unteze amatwi ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishobora byose. Imana na nyuma ya Zeri irakora. Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana nyir'ururembo twerekezamo. Umva reka nkubwire mwene data, igira neza bugacya bukira. We yatahirije imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya ngo mbese Imana yuriye ibahe. Yesu nashimwe cyane. Arababwira ngo ni iyihe Mana cyangwa se ni izihe mbaraga mwiringiye. Ariko muri iyi korasi yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu. Amen. Njyewe negamiye umugabo ukomeye Yesu. Haleluya. Bene data munteze amatwi, reka mbabwire njye negamiye umugabo ukomeye. Iyo mpamvu abantu benshi banzi ku muhungu wa bosi. Umuhungu wa bosi ntabwo ndi umuhungu w'umukire runaka, hoya, ndi umuhungu w'Imana. Ndi umuhungu, papa niwe bosi, papa niwe utwara abatware. Haleluya. Papa niwe ujya ubigenza neza. Cyarambwiye rimwe Imana irambwira ati mwana wanjye humura, yushyitse umutima hamwe, nubwo ibigoye ari byinshi, nubwo ibikomeye ari byinshi, ariko humura, papa wawe ni bosi. Haleluya. Iyo Satani ashatse kunyihebesha, njya nibuka iryo jambo yambwiye nkumva mbyibushye numva. Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma Nebukadinezari azibiranwa n'uburakari, baramubwira ngo nta mpamvu nimwe yo kugira ijambo tugusubiza, tuzi ko Imana yacu ishobora kudukiza kandi naho itadukiza. Haleluya. Twebwe ntabwo twapfukamira igishushanyo cy'umwami, tuzemera dupfe turi inyangamugayo. Yobu nawe abivuga neza, aravuga ngo ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya, haleluya. Hanyuma abahungu bamaze kumubwira ko bazi ko Imana yabo ishobora kubakiza kandi naho itabakiza, Nebukadinezari ngo azibiranwa n'uburakari, ngo arangije ngo bacana itanura, ngo baryenyegeza karindwi. Baryenyegeza karindwi hari icyo bishatse kuvuga. Aba bahungu kuko Nebukadinezari nawe yarabemeraga, yaravuga ati nibaramuka bahiye sinzongera kubabona, kuko bari bafite ubwenge n'ibitekerezo. Imana yacu tugirire neza. Akajya aryenyegeza karindwi ngo bagire mw'ubwoba wenda bisubireho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Muri iyi korasi yararirimbye yuzuye umwuka wera, araririmba aravuga ngo nzakunambaho Yesu. Aravuga ngo nzakunambaho imvi zizarinde ziburuyenzi. Imana ishimwe. Sanambe ku Mana nawe izakunambaho mwene data. Wowe unteze amatwi uri impande zose, uri mu bigeragezo bitandukanye, namba ku Mana nayo izakunambaho. Haleluya. Reka nkubwira aka kantu, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga mu izina rya Yesu. Haleluya.
arangije arabafata, abahungu banga kwisubiraho, abahungu banga kuva ku izima, yenyegeza rimwe, banga kuva ku izima, yenyegeza bwa kabiri, banga kuva ku izima, yenyegeza bwa gatatu, banga kuva ku izima, yenyegeza bwa kane, banga kuva ku izima, yenyegeza bwa gatanu, banga kuva ku izima, yenyegeza bwa gatandatu, yanga kuva ku izima, benyegeza ubwa karindwi, aba bahungu banga kuva ku izima. Haleluya. Barangije ngo barababoha biremera. Imana rero ishaka kwihesha icyubahiro, batugiraho ubutware, batugiraho ubushobozi, bakabona biri gukunda, bakagira ngo birabagwa amahoro. Yesu nashimwe cyane. Kandi rimwe na rimwe iyo babikoze bakabona birimo kwemera, ntibakagire ngo nuko Imana yaturetse. Ntabwo iba yaturetse, nta nubwo iba yatwibagiwe, ahubwo ni isaha yayo bitaragera, cyangwa se ikishaka gukora igihe cyo kugikora kitaragera. Imana ishimwe. Barababoha biremera, bamaze kubaboha barabaterura, barabateruye biremera, bajugunya mu muriro, bajugunye byo biranga. Muriro avuga ati hoya, ntabwo nabafata. Urabanza ufata bari babateruye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Fata bari babateruye, Mana yacu tugirire neza. Parangije birimo by'umuriro birabasumira, abandi babateruye, Mana yacu tugirire neza. Aho abantu bazi ko tugiye gupfira, niho dukirira mu izina rya Yesu. Neza amatwi ndagasubiramo. Aho abantu bazi ko tugiye gupfira, niho dukirira mu izina rya Yesu. Noneho barangije Saduraka muriro, ibirimo by'umuriro bimaze gufata, bamwe babateruye nabo bigenderamo nyuma nyine. Haleluya. Bigenderamo nyine nyuma nk'abatumishi, nk'abakozi b'Imana, nk'abana b'Imana isumba byose. Muri ibyo korasi yararirimbye ngo turi abana b'Imana, turi abana b'isumba byose, turi abana b'umutegetsi utegeka abatware, papa ni utwara abatware. Amen. Yo haleluya. Ya Imana iranshimisha, Imana iranezeza. Nta mugayo, hanze twari twarabuze ikitunezeza, ariko kwa Yesu, haleluya, twarasetse, twaranezerewe. Imana ishimwe. Yesu we wagize neza. Haleluya. Abahungu bageze mu muriro, Imana ihita igenderera Nebukadinezari. Dushimiye Imana yacu igitwemeza batatwemeraga. Haleluya. Cyangwa nakubwira abantu nkababwira ngo niwiyemeza abantu bazakwemera gahe gato, mbese bahite bavuga ati waratubeshye, ibintu byawe ntibisobanutse kuko wabiyemeje. Ariko iyo nyiri ururembo twerekezamo, iyo abakwemeje barakwemera. Haleluya. Haleluya. Bakajya bakubaza ngo mbese Imana yawe ni iyihe, ukajya ubabwira ngo Imana yanjye yitwa Uwiteka. Haleluya. Nebukadinezari Imana imaze kumusanga, ajya ku muryango w'itanura, akajya yitegereza mu muriro, ngo nuko arakomeza aritegereza. Abajyanama be n'ibisonga baramubaza atari kuri murareba iki? Arababwira ngo ndimo ndareba mu itanura ry'umuriro, hari ibintu ndimo kureba. Akireba yari arimo kwitegereza, byamucanganyikishije kuko yari yabonye abagombaga gushya ari bazima, ahubwo bafite ubwiza. Yesu nashimwe cyane. Noneho arangije aritegereza, aravuga ati twajugunyemo abantu bangaye? Baramuga ati ni abantu batatu twajugunyemo. Arababwira ati ngiye mbonyemo bane, kandi uwa kane afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana. Aha niho njya mbanira kubwira abantu bantega amatwi hano kuri Nezerwa TV Rwanda, nababwira ngo ubundi ntabwo tugenda twenyine, tugendana n'Imana. Aho turi babona tugendana, bakatwitiranya, babona duhingana, bakanga kweza nawe ntiweze, bakagenda mu modoka wotagira n'igare, wowe ugakora bikanga, bo bikemera, bakakwitiranya, bakagufata uko bishakiye kubera ko babona wowe byanze kwemera. Ariko reka nkubwire mwene data, muririmbyi araririmbye aravuga ngo hari igihe kimwe bizasobanuka, abana b'Imana bagahagarara bemye. Haleluya. Bagahagarara bemye. Imana ishimwe cyane. Imana rero, Imana yacu ni nziza, ndayigukumbuje wowe utari uyizi. Za kuri Nezerwa TV tukwigisha Imana, tukubwira Imana nyiri ururembo twerekezamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Arangije Nebukadinezari ubwo arahanura, aravuga ngo yemwe ba Saduraka,
na meshaki na bedenego bakozi b'Imana isumba byose, nimusohoke mu itanura ry'umuriro. Haleluya, haleluya. Imana isumba byose, Imana yakwemeje barabimenya, babimenya utabibabwiye. Haleluya, haleluya. Imana igendanye nawe ntabwo bisaba kwisobanura ibintu nk'igihumbi. Hoya, haleluya. Uvuga ijambo rimwe Imana ikaba yahigereye. Yabwiye Yeremiya iramubwira ngo mwana wanjye humura, abo nzagutumaho ntibazagutera ubwoba kuko uzajya kugerayo namaze kuhagera. Haleluya. Mana habwe icyubahiro kuko uri Imana, habwe icyubahiro kuko uri Imana. Haleluya. Ngo bamaze kuva mu itanura barabihumuriza, ngo bumva nta mwotsi ubahumuraho, ngo n'imyenda yabo, imifurebo yabo n'imyitero yabo bari bambaye, ngo nta mwotsi, nta n'ahantu yigeze ishya. Ngo barareba baratangara, baribaza ngo aba bantu ibi ni ibiki bibaye. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ndashoje ariko nshoreje ahantu havuga ngo Nebukadinezari ngo ahita avuga ngo nta yindi mana iyo gusengwa, nta yindi mana yo kubararira, Imana ishyira ikuzimu, Imana ishyira hejuru, Imana igira uko igenza abantu bayubaha, nta yindi, abantu bose bayubahe. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo abantu bose bayubahe. Mbese wowe unteze amatwi ntabwo ukwiye kubaha Imana? Sanga Imana ikugirire neza, sanga Imana iguha amahoro atari nk'ayabisi. Haleluya, haleluya. Sanga Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Amen. Twari turi ku ijambo rivuga ngo nubwo Imana itagaragara ariko igize ite, irahari. Mana nibampera umugisha rero kandi ikomeze kubagirira neza. Wowe unteze amatwi ushaka ko Imana yaguhindura amateka, ushaka kongera kugira ibindi byiringiro, kumva Imana itakuri kure, kumva Imana iri hafi yawe, kumva Imana itarakuretse, ukumva Imana nawe washakana umwete utari uyizi, ukayegera Imana ikakugirira neza. Reka dusengane mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo, Imana igira uko ibigenza bikemera. Mana nsengeye abantu bose banteze amatwi. Haleluya. Uri Imana nyama, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Uri Imana, uri Imana, uri Imana igeraho abantu batagera. Uri Imana igiturinda amajya n'amazi, uri Imana igiturinda. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri by'uko watugiriye neza, kandi n'ubu uracyatugirira neza. Izina ryawe nirihimbazwe. Sengeye umuntu wese uteze amatwi Nezerwa TV Rwanda kugira ngo umugirire neza mu izina rya Yesu, uhaze kwifuza kwiwe. Urakoze Mana, turagushimiye kuko ari cyo ukoze kandi hari kubigenje mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Mwaganiraga na Evangeliste Niyonzima Vincent, hano ni kuri Nezerwa TV Rwanda. Komeza gukora subscribe ndetse na like na share na comment kugira ngo ukomeze guteza umurimo w'Imana imbere, cyangwa se dufatanye kuzamura ibendera ry'Imana. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.